wenda ngo nari gukora business mu business zazindi ziri smart nazo ndazikora ariko nizi ngize nazo ntago mpejwe kandi iburya ikintu cyunguka none kino kigani akano kantu reka tukavuganeho nkanjye nawe none kugira ngo mutazavuga ngo amafaranga nayakuye he niba ngisa n'amahirwe n'uwo mugabo w'umuherwe nkamugira ubwo mwange ngo nukugira ngo mutazabivuga none se mugize ari umwe ari umuherwe bivuga ngo ndinda wo muherwe ni nabyo kandi sabe ngiye kwaza ikibazo urabyemera ko bishoboka ko no kuba wenda nabandi namaye none ahangaha numwe mu bakobwa bakoze bidasanzwe n'umukobwa ufite amafaranga ateye ubwoba numwe mu bakobwa bigamba ko bagomba kuba bagura indege bitarenze uyu mwaka n'umukobwa waje kuba yahereza inka minisitiri wahoze ari uw'urubyiruko Edouard Bamporiki numwe mu bakobwa bashobora kwambuka igihugu nta cyangombwa na kimwe asabye uwo mukobwa ntagasanzwe uyu mukobwa nta wundi ni Alliance Simbi umukobwa wamamaye nka Aria Cool yavutse ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu 1989 avukiye muri Republika Demokarasi ya Kongo abantu benshi cyane yibaza kuri Simbi Alliance cyangwa Aria Cool ese amateka y'uyu Aria Cool waba uyazi reka nze nkuvira umuzini n'umuzingo reka nkusabe ubanze ukane subscribe ngiye tujye kubana muri iki kiganiro rituru mukomeze kudushyigikira nkuko nabigusezeranyije muri iki kiganiro tujye kuba twagaruka ku mateka ya Aria Cool cyangwa Isimbi Alliance ni umukobwa ukomeye cyane ni umukobwa ufite amafaranga ni umwe mu bakobwa bivugira ko bagiye kuba bagura indege mu gihe kitari kirekire ni umwe mu bakobwa baba bakoze bidasanzwe kuko niwe mukobwa wabuguza indege hano mu gihugu cy'u Rwanda hari bamwe mu bakire bagiye bigamba kugura indege ariko kugeza na n'uyu munsi amaso yaheze mu kirere ntibarazigura ese uyu Aria Cool ni muntu ki amafaranga afite uyu munsi yaba yarayakuye hehe ushobora kuri kwibaza icyo kibazo ariko ngiye kubona kigusubiza none ahangaha bitarenze amasegonda menshi cyane uyu Aria Cool nkuko nabikubwiye yavutse 1989 avuka mu kwezi kwa gatanu hari ku itariki 9 uyu Aria Cool yaje kuvukira muri Republika Demokarasi ya Kongo ariko kubw'ibibazo by'umutekano ku mwaka umwe yaje kwerekeza mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Nyabihu umurenge wa Mukamira nyuma yaho uyu Aria Cool yakomeje kugenda yiga muri aka karere ndetse nyuma yahaza gukura amateka ya Aria Cool yamamaye cyane ku itariki 26 amateka yatangira ubwo yitwaga Neri hari muri filime yari yarateguwe na Rwasa ariko ahangaha Aria Cool birasa nkaho byamufungura umuryango ukomeye cyane kuko bitarenze iminsi mike cyane ubwo yari yujuje imyaka 26 y'amavuko yaje kuba hakorerwa ibirori bidasanzwe n'umugabo we Gakuba Jean Bosco ibi birori byabaye nkaho bimufunguriye amarembo amafoto yatangira gucaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati umukinnyi wa filime witwa Neri umugabo we yamukoreye ibitangazamakuru birandika ndetse abantu benshi cyane batangira kwibaza ko uwo mukobwa mwiza cyane uba muri sinema ariko abantu benshi cyane batari bazi uyu Aria Cool birasa nkaho byamufunguriye amarembo menshi cyane agiye atandukanye kuko hadaciye igihe kirekire byaje kurangira n'ubundi kubera igikundiro yari afite atandukanye n'umugabo we birasa nkaho na none mu buzima bwari bufungutse Aria Cool wakinnye filime imwe gusa igahita imuhindura icyamamare ku isi hose iyo yari filime ye ni filime yarebwe n'abantu batari benshi cyane ariko yaje kuba yamwubakira amateka akomeye cyane ku isi kuko urubungubu afite amakontara agiye akomeye hirya no hino cyane cyane mu gihugu cya Nigeria kuko nibo bamukinishije cyane ndetse baza kuba bamufungurira amarembo bituma n'izindi kampani zimubona Aria Cool ni umukinnyi wa filime ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ariko abantu benshi cyane ntago babizi uyu Aria Cool turaza kuba twagaruka ku bintu bigiye bitandukanye bimugira igihanganye ndetse bikamugira umujejeta faranga umukobwa cyangwa umumama Aria Cool nubwo nakomeje gukoresha ijambo umukobwa ntago ari umukobwa ni umubyeyi w'abana babiri kuri ubu impamvu nakoresheje ijambo umukobwa nuko nta mugabo afite amaze iminsi arambagizwa n'uwo bita Saidi Rugumi wari umaze iminsi atandukanye na Mutesi Jolly nkuko byavugwa ku mbuga nkoranyambaga ariko ibyo sibyingira ngo dutindeho ahubwo reka dusubire mu mateka uyu ni umwe mu bakobwa bigize kuba bahereza wahoze ari minisitiri w'urubyiruko Edouard Bamporiki amuhereza inka ndetse Edouard Bamporiki aza kuba yatangaza amagambo akomeye cyane aravuga ati iyo umugore aguhaye inka wemera kubidebe ndagira ngo tuze kuba twakifashisha ku nkuru ntoya cyane iri ku kinyamakuru Igihe ubwo umukinnyi wa filime Aria Cool yaherezaga inka Bamporiki Edouard ibintu bihinduka ibindi ni inkuru ifite umutwe ugira uti Isimbi Alliance yagabiye inka minisitiri Bamporiki yanditswe ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022 hari saa 1:45 yandikwa n'umunyamakuru Nsengiyumva Emmanuel uzwi cyane nka Kinege umukinnyi wa sinema nyarwanda Isimbi Alliance umaze kubaka izina nka Aria Cool
yagabiye nk'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco Edouard Bamporiki. Iyi nka Bamporiki akimara kuyihabwa byahindutse inkuru ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi cyane batangira kwibaza kuko uyu Bamporiki akimara guhabwa inka yapfukamiye umukobwa amubwira ko yemeye kuba idebe rye. Uyu mukobwa nyuma yaho ku mbuga nkoranyambaga yagiye atangaza amagambo agiye atandukanye avuga uburyo yishimira Bamporiki Edouard, avuga uburyo yahawe inshingano akiri muto ndetse akaba atarataba mu nama abazimuhaye kugeza uyu munsi. Avuga ko adakomeje gutererana urubyiruko ariyo mpamvu yemeye kumuha inka. Ni inkuru iri ku kinyamakuru Igihe, ariko ibyo sibyo ngira ngo dutindeho. Reka twigarukire ku mateka ya Alia Cool. Ni umwe mu bakobwa bakoze ibidasanzwe kuko ni umwe mu bakobwa bashobora kwambuka igihugu nta cyangombwa na kimwe basabwe. Ibi kubigeraho ntago byari byoroshye kuko yaciye mu nzira zigiye zitandukanye nk'izo uri kunyuramo uyu munsi. Nawe ushobora kuzubaka ibyo bigwi, abantu benshi cyane bakakuvuga bakakuririmba. Uyu mukobwa ntiyacitse intege nyuma yo kubaka ibyo bigwi byose kuko n'uyu munsi aracyubaka ibigwi. Nyuma yaho yubatse inzu y'agatangaza, inzu yubagiye hama miliyoni n'amamiliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mukobwa yaje kuba yagura imodoka y'agatangaza kuko yaje kuba yayigura miliyoni 200 z'amanyarwanda. Abantu benshi cyane baratangara bibaza ahantu amafaranga yakura. Nkuko nabikubwiye, amafaranga ntago ajya apfa kuza uko. Alia Cool yarabikoreye ndetse uyu munsi izina rye ni brand ikomeye cyane. Kuvuga Alia Cool mukifotozanya ni ikintu gikomeye cyane. Ni umukobwa udasanzwe, ni umukobwa w'ibigwi. Nkuko nabikubwiye, nubwo ndi gukoresha ijambo umukobwa, ni umudamu w'abana 2, ariko uyu munsi ni single kuko amazi iminsi arambagizwa n'uwo bita Saidi Rugumi. Nkuko nabikubwiye, bivuga ko uyu yahoza akundana na Mutesi Jolly ariko bamaze kuba batandukana. Abantu benshi cyane bati Alia Cool amafaranga yakura he? Alia Cool n'umukinnyi wa filime ukomeye kandi mpuzamahanga. Alia Cool n'umucuruzi ukomeye cyane kandi mpuzamahanga kuko avana ibicuruzwa bigiye bitandukanye byaba mu bihugu bigiye bitandukanye. Uyu Alia Cool afite urubuga rw'ihahiro ndetse rucuruza ibyo kurya. Niba urugiyeho ukodaringa ibyo kurya nta kabuza bita bikugeraho. Uyu Alia Cool afite ibikorwa bigiye bitandukanye. Alia Cool wakibaza ngavuga iki ku kijyanye n'abagabo cyangwa n'urushako? Alia Cool ni umwe mu bakobwa bakinnye filime. Abantu benshi cyane batangira kuba bayibazaho bati ese iriya story yanditse mw'iriya filime yaba ari ibyo yaciyemo bituma uyu munsi yarazinutswe abagabo? Uyu Alia Cool abantu benshi cyane barabizi neza ko uwo bitaga kuba Jean Bosco babanye badasezeranye imbere y'amategeko. Kugeza uyu munsi abantu benshi cyane bashobora kwibaza bati ese filime ya Alia Cool yamugize icyamamare ashobora kuba ariyo yanditsemo amateka ye y'ubuzima bwe? Ibyo reka tubikoreke twikomereze ku nkuru igira iti ku itariki 11 Gashyantare 2022 byatangajwe ko Alia Cool yagizwe ambasaderi w'amahoro wa Loni. Iyi yari inkuru ishimishije cyane, yari intambwe uyu mukobwa yari amaze kuba yatera, ndetse twavuga ko hari abakobwa benshi cyane ndetse n'abandi bantu b'abagabo bagiye batandukanye cyangwa abasore muri iki gihugu cy'u Rwanda ayo mahirwe batarayagira. Ibi ngibi byari bimeze nk'aho bimaze kumufungurira amarembo akomeye cyane Alia Cool cyangwa Isimbi Alliance. Uyu Isimbi Alliance ndetse n'umwe mu bakobwa bazi guhisha ibijyanye n'umuryango we kuko kugeza uyu munsi biragoye ko ushobora kuba wabona amakuru y'ababyeyi be cyangwa abana be. Ibyo byose biracyari ibanga, usibye ko mu gihe cyashize yaje kuba yajya kwizihiza isabukuru y'amavuko y'umwana we muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aza kuba yajyana n'ibyamamare bigiye bitandukanye byaha mu gihugu cy'u Rwanda nk'uzabakiriho Cyprien wari umenyerewe nka Jihad ndetse n'abandi bose bagiye batandukanye. Yaje kuba yabafata abajyana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko nyuma yaho nta makuru yandi yagiye akomezaho. Ariko Alia Cool yagiye ku mbuga nkoranyambaga ze cyangwa hari nk'ubushakashatsi turi kumukoraho, biragoye kuba wamenya igihe neza yavutse kuko hari abavuga ko bavutse 1994, abandi 1990, abandi 1992. Ariko uyu nagerageje kuba nashaka amateka ye neza nsanga yavutse 1989 nibwo yarageze ku isi. Nyuma yaho rero nkuko nabikubwiye umwaka umwe gusa uyu Alia Cool kuri ubu ngubu yamaze kuba yakwiyegurira sinema ndetse yamaze kuba yakuramo agatubutse gakomeye cyane kuko afite imodoka nkuko nabikubwiye, inzu ndetse n'ibindi bikorwa. Ariko Alia Cool afite n'ama business, ubucuruzi, kuko avana ibintu hanze ndetse abizana hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse akabivana hano mu gihugu cy'u Rwanda ibindi abijyana hanze. Nta kabuza n'umukobwa wifashije kandi ndetse uhagaze neza. Ese uyu abantu benshi cyane baribaza bati ese urukundo rwe ndetse na Saidi Rugumi bizarangira bite? Uyu Saidi Rugumi birasa nkaho aba ari umukino cyangwa ikinamico yo kwiyamamarira bayishakira. Urabona ko uyu munsi ari kwibanda cyane ku bakobwa bashobora kuba bamusiga izina. Uyu ni umucuruzi w'intwaro karundura ukomeye cyane,
yaba ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'i Burayi ndetse na ku yindi migabane yose, kuko ni umucuruzi mpuzamahanga. Uyu rero wakibaza ngo agamije iki? Reka nkushimire wowe maze gukanda subscribe ku Ihozo TV. Nge twari turi kumwe muri iki kiganiro Ndituru. Amateka y'uyu Saidi Rugumi tuzayagarukaho ndetse n'icyo agamije kuri aba bakobwa n'impamvu akomeje kubatangaho agatubutse nk'uko bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Ese intego y'uyu mukire yaba ari iyihe? Ese yaba ari ukubana n'aba bakobwa? Oya, ibyo byo kuko Saidi Rugumi afite abagore bagera kuri 2 ndetse bazwi neza, ariko abandi bagenda bavugwa ku mbuga nkoranyambaga wakibaza impamvu bashaka. Ese ni iyihe? Ndagusaba ko nk'uko nabikubwiye ni ugukanda subscribe ku Ihozo TV. Ubu ni tukajya tukugezaho amakuru yizewe, amakuru acukumbuye, amakuru ya mbere. Murakoze, mukomeze kugenda mudushyigikira mukora share, like, mushyireho n'ibitekerezo byanyu. Murakoze cyane.